bivuga ngo isoko ni rinini. isoko ni rinini cyane, kugira ngo wemere ko isoko ari rinini uzanyarukire mu isoko Yego. aho ariho hose muri kino gihugu bacuruza inkwavu. Nta muturage usubiza urukwavu mu rugo. Urukwavu kuri ubu rwiza rwo kuribwa ruri hagati y'ibihumbi 5 n'ibihumbi 8. 5 n'ibihumbi 8. Yego. None ni gute wavuga ko uyu mushinga utunguka? Kandi hari icyo twirengagije cy'uko yenda za nkwavu zavutse kuri raundi ya mbere, urundi ruzajya kugeza izindi ya nyina izajya kubyara inshuro ya 3, ya 4, ya 5, nazo zaratangiye kubyara. Urumva iyo mibare rero twirinde kwijyamo cyane, yasaza amafaranga ni menshi. Muvuga ko ubuhinzi n'ubworozi bitagira amafaranga. Uyu munsi aha muri kubona nasuye umuntu worora inkwavu, yorora inkwavu zirenze 400. Ni ukuvuga ngo ibi muri kubona byose ni ubwatsi ahingira inkwavu. Ubirebye wagira ngo ni ubwatsi bw'inka guys. Niyo mpamvu Mr Tech Rwanda yaje kugira ngo abigishe kandi abinspiring. Ni ukuvuga ngo buri wese acika intege akavuga ngo ibintu ntibishoboka. Bishoboka gute ku buryo twakwemera ko tutakorera amafaranga? Ntago zabyemera guys. Tugiye kugendana muri uru rugendo nakoze mu karere ka Huye, umurenge wa Tumba, mu kagari ka Cyarwa. Muze murebe umworozi w'inkwavu abigize umwuga guys. Ni gute twemera kudakora ibi bintu? Ndigiye kumuganiriza tubwire byimbitse, atuganiza urugendo rwe muri aka kazi akora, kuko biri professional guys. Ni murebe hano ndi kugenda, ngiye kumusura, sindi bubatindire, tugiye kuganira byinshi cyane, ariko amateka ahinduke guys. Mu mitwe yacu hajye mu buhinzi n'ubworozi tubikore ku rwego rwa kinyamwuga. Reka tugendane. Aho muri kubona ngiye kugenda murebe ukuntu abikora kinyamwuga. Mukomere brother. Muraho neza. Iminsi myinshi cyane. Bambwiye korora inkwavu, menya amakuru, ndagenda ndashakisha, mbona adresse zawe, ndaguhamagara, uranyitaba, ndabishima cyane. Murakoze. Rero ikintu kingenza no kuyotwereka abanyarwanda ko mu bworozi bw'inkwavu harimo amahirwe. Yego. Namenye korora inkwavu zidasanzwe, inkwavu zitari inyarwanda. Sanga ufite inkwavu zirenga 400. Abantu benshi bavuga ko ubworozi bw'inkwavu nta gaciro bufite, ibintu nk'ibyo ngibyo. Aribyo shaka uyu munsi bava mu mitwe yabo. Yego. Natinze rero ndagira ngo twibwire, ubwire abakunzi ba Mr Tech Rwanda uriwe, uko wagiye mu bworozi bw'inkwavu, ku buryo abanyarwanda bose bazorora inkwavu kubera wewe. Murakoze cyane. Amazina yanjye nitwa Kayiranga Jean. Yego. Nk'abandi umworozi w'inkwavu ukorera uyu mushinga muri company yitwa Huye Rabbit Farm Limited. Yego. Ikorera mu karere ka Huye, umurenge wa Tumba, akagari ka Cyarwa, umudugudu wa Gashara. Yego. Murakoze cyane. Igitekerezo njya kukigira, nari umuhinzi w'igihingwa cyitwa ibinyomoro ku rwego rushimishije, ariko tugahura na challenge yo kubona imiti yifashishwa mu binyomoro. Yego. Imiti yica udusimba. Noneho ikindi nanone tukagira n'ikibazo cy'ifumbire. Ubwo nza gutekereza ndavuga ati reka mbanze mpangane n'ikibazo cy'ifumbire, shakishe ubworozi nakora. Kubona inka uri umujene 2019 kirangiza ishuri biba bigoye. Ntangiza inkoko za saso, inkoko 100. Yego. Kugira ngo zime yafumbire nkeneye, mbe nabona yenda n'amagi mbe nagurisha, kugira ngo bijye bikomeza kumfasha muri iyo mishinga nari ntangiye. Noneho nyuma yabwo nza kubona njya kuri internet bisanzwe nk'uko najya kuri YouTube cyangwa se kuri Google, nza kubona ko ubworozi bw'inkwavu bushobora kuba ubworozi bwiza, bushobora no kugufasha kubona ifumbire nziza wakoresha muri buhinzi, ifumbire ishobora gusimbura cyangwa se ikora kimwe na NPK. Nza kubona ko ifumbire y'amaganga y'inkwavu iririshe cyane ku bihingwa by'imbuto n'imboga. Biba ngombwa yuko kuko nari ndi muri secteur y'ubworozi y'ubuhinzi bw'ibinyomoro, nza kuvuga ati reka ntangize inkwavu nkeya ndebe, ngura inkwavu 5 mu isoko. Yego. Nguze inkwavu 5 mu isoko, nzubakira hasi muri rukarakara, gufata rukarakara ugashyira ukorora mu mwobo, tubyita mu mwobo. Yego. Nzishyiramo, naguze 5 n'ipfizi yazo, ubwo zari 6. Noneho ntangira projet ku ruhande, ariko n'inkoko nkizifite. Noneho nyuma y'ukwezi n'igice, za nkwavu 5 zari zimaze kubyara zose. Urwabyaye bake, rwabyaye 5, urwabyaye benshi, rwabyaye 12. Bivuga ko ndangije natekereza ati ariko ko inkoko zintwara amafaranga buri munsi kandi mbona kuyinjiza ari ibibazo,
wakuramo inkoko ahubwo nkagura uyu mushinga w'inkwavu. Ubwo niko nahise ngurisha inkoko zose, ndangije ya nzu ya sale nari ifitemo za nkoko nubakamo ibibuti ariko bya rukarakara. Yego. Ngenda nagura wa mushinga shyiramo za nkwavu zanjye. Mu mezi 5 inkwavu zari zibaye 90. Sibyo? Yego. Zimaze kuba 90, na bwa buhinzi bwanjye bw'ibinyomoro bukomeje, nibwo nagize amahirwe no gusurwa na riyafu. Riyafu abenshi barayizi, ikorana n'abajene bari mu buhinzi, banaciye no mu ishuri Gikamembe. Noneho mpuye na riyafu ibona ubuhinzi nkora, irabukunda, iranshyigikira, itangira kubigaragaza kuri social media, ibishyira kuri Twitter, igira uti. Ubwo nibwo akarere kacu, ubuyobozi bw'akarere bwaje kumenya ko hari umuhinzi w'ibinyomoro wa mbere. Yego. Mu karere w'umujene. Ubwo niko bwana meya w'akarere ka Huye yaje kunsura, araza abona ibyo nkora, arabikunda, arambwira ati ibi bintu ni byiza, ati courage. Yego. Courage, ati ese warize? Ambwira ati narize. Ati se warize aya mashuri? Ambwira ati mfite 0 mu ibarurishamibare. Ati okay, ati ibyo bintu ni byiza cyane. Rero kuko wanize wanagize ute, amahirwe arahari, uzaga n'ibigo bifasha abajene nkawe. Njya muri za BDF, genda ndandika umushinga, urumva narawiyandikiye, ndawudepoza, baraza baransura, basanga inkwavu zabaye nyinshi kandi naratangiye muri ibyo by'imyobo. Yego. Arambwira ati rero umushinga wanditse reka tuwufinanse. Bampa 2.5 miliyoni. Sorry, 2.8 miliyoni n'utundi turengaho. Mpita nangira kubaka utubiraro mubona nyine, bino natangiriyeho. Yego. Ndubaka bisanzwe nyine by'imbura, urabona bikoze n'imbaho, amashevro n'amaetiriye n'iki. Yego. Mva muri bya biraro bya rukarakara byo mu myobo, ntangira uko nguko. BDF irambwira ati rero, ati byabyiza ufunguye kampani. Kampani ndayifungura 2022. Urumva ko imaze imyaka 4 ikora. Nimaze kuyifungura, ndakora kugeza aho tumaze kubaka izina, niko twabivuga, cyangwa se turacyakomeje urugendo kugeza aho ubu ngubu maze koroza abantu benshi kandi barabishima, mbigira akazi. Ubu niko kazi kanjye, niko niberamo umunsi ku munsi. Uyu ni umushinga utunze abantu benshi, utunze ingo nyinshi. Byonyine mwabonye imirima yacu y'ubwatsi. Iriya mirima ntabwo ari njye uyihinga, ahubwo ni abakozi dushyiramo bakayihinga, tukabahahisha, bakabaho, bakishimira umushinga nk'uyu. Ntabwo ari aho byagarukiye, dufite amaresitora, amahoteli, utubari, b'abakiriya bacu tubaha inyama. Dufite aborozi bagiye muri uyu mushinga, bari no kubikora neza bakanaturusha. Sibyo? Yego. Ibyo rero niho twishimira ko umushinga wacu uri gutanga umusaruro, kandi n'abandi bashyashya n'ababishaka bose ntibahejwe, bajya batugana tukabagira inama, tukabafasha. Ntabwo umushinga wacu tuwihererana. Oya, icyo dukora twakoze, tunashimirwa cyane nuko tutabyihereranye. Twaje gufungura channel ya YouTube yitwa Huye Rabbit Official, irazwi. Abantu dutangiraho amasomo for free, ntabwo twishyuza. Dutangira tubigisha inkwavu zororwa gute, zivurwa gute, indwara zifata inkwavu, ese wazikoramo umushinga ukagutunga, bigenda bite, si inkwavu wazigira akazi. Ibyo nibyo twakoze kugeza uyu munsi. Numva muri make ni umushinga wacu uteye, kandi aho bigeze turashima Imana. Ndashaka kubaza akabazo k'amatsiko. Inkwavu ni izihe mbogamizi zibamo, ni izihe nyungu zibamo? Kuko iki kiganiro gikurikiranwe n'abantu batandukanye bazakenera icyororo giturutse iwawe. Kuko nabonye inkwavu zipima, nagiye henshi nanjye ndagenda pe, ariko inkwavu nabonye hano ntizisanzwe. Hari n'abambwiye ko bazikura hanze ariko ukabona urashyiramo dute, ariko izawe nabonye zidasanzwe. Ndagira utubwire kuri izo mbogamizi n'inyungu, kugira ngo abantu bari burebe iki kiganiro n'ubundi bazaza kukugurira kuri ibi byoro, kuko ntibisanzwe, nabo bumve ibyo bagomba gukora n'ibyo bagomba kwitegamo.
icya mbere imbogamizi ziri muri uyu mushinga, ni umushinga nubwo tuvuga ati uroroshye, ariko nta mushinga udasaba igishoro. Yego. Uvuga ngo igishoro mu nkwavu cya mbere gihenze ni inyubako. Inyubako kuri ubu nta mashyamba apfa kubona byoroshye. Ibiraro bikorwa n'imbaho, ibyo bita amashevuro, bigakorwa n'utu tuyunguruzo mubona tw'utudandi, sibyo, bigashyiraho n'aya mabati, sibyo, ugashyiraho n'imireko, uraza kuyibona. Bishatse kuvuga ko ibi bintu biba bihenzemo, ariko ntabwo nakubwira ati birahenze ngo nguce intege, ahubwo tangira uko ureshya cyangwa uko ungana, utangire gake gake. Ushobora gutangira ku twumba 5, sibyo, ugashyiramo inyagazi 4 n'imfizi 1, sibyo. Noneho utwo twumba nyuma y'ukwezi urukwavu ruba rubyaye, sibyo. Noneho uko ugenda ubona umusaruro, ushobora gutangiza izo ngizo zabyara ukaziragira amezi 2, ukagurisha abana, ukongeraho kandi kumba, ukongeraho utundi twumba, ukagenda ushakisha. Ibyo rero mu bworozi bw'inkwavu usanga tugorwa n'imyubakire. Ikindi kitugora, kinagoranye cyane, ni uko abenshi babijyamo nta makuru babifitemo, nta bumenyi. Bishatse kuvuga ko nyabona ushaka kujya muri uyu mushinga, gerageza usure umuntu wabigutanzemo kugira ngo akwigishe, akubwire challenge zirimo, akubwire inyungu zirimo, akubwire iki ABCD. Bishatse kuvuga iki? Mu nkwavu dukunda guhura n'ikibazo cy'uburwayi, mu matungo ntibibura, sibyo, ariko ugasanga aborozi benshi ubwo burwayi nibo babwitera. Urugero, inkwavu mwabonye ko inkwavu tuzigaburira kenshi ibintu bihonze cyane cyangwa se byumye. Akenshi aborozi bari bazi kera ko inkwavu zitungwa na kimari, inyabarasanya, zitoshye, zishishe, ukava kwahira ugahita ushyira mu kiraro. Ntabwo ari uko bimeze. Inkwavu iyo uzigaburira ku mibare. Banga inkwavu z'abana niho hantu duhombera cyane. Urukwavu rukabyara ubwana 5, 7 bugahita bupfa butangiye kurisha, kandi la majorite mu bworozi bw'inkwavu duhomba hagati urukwavu ruvuka kugeza byibuze ku mezi 2, 3. Niho utwo twana turapfa tugapfa, aborozi bagatangira kuvuga ati ibi bintu ni scam, ibintu ntibibaho, inkwavu nta mushinga wazo urimo. Ariko ibanga ririmo twavumbuye nuko inkwavu iyo zimaze kubyara, urareba se urukwavu rwabyaye rwipfuye, wateguye icyari, wateguye aho ruzabyarira. Hari urukwavu ruvuka, ubwana bw'urukwavu ruvuka nta moya rufite. Bisaba ko buzashyushywa, bugashyushywa n'amapamba y'urukwavu rwipfuye, noneho ubwoya bukamera mu nyuma y'iminsi y'icyumweru 2 bwameze. Icyo gihe rero nimba mu nkwavu habamo n'izitipfura, basanga urukwavu ntirwipfuye, icyo gihe cy'umworozi agomba gukora, agomba kumenya ese ndakoresha iyi metode kugira ngo utwana nturinde tubeho. Hari ukurupfura, urumva, ukadufubika twana, sibyo, cyangwa se ukagura ipamba, ugakora icyari, ukadushyiramo tugashyuha, urumva. Kandi la majorite mu nkwavu zitipfuye akenshi ntizinosa, sibyo. Bisaba ko wowe ugomba kuba trevijira, ukaba hafi y'urwo rukwavu, ukarwegera, ukarupfura, ukarudushyushya, noneho ukareba ko tunonka. Wasanga tutonka ukatwonkesha. Niyo mpamvu muri uyu mushinga tubwira abantu ati mugerageze musura ababibatanzemo, mufate amahugurwa, mufate ubumenyi kugira ngo mujye muri uyu mushinga. Kuko nimba uri umutangizi cyangwa se uraho ukavuga ati ndabyuka mu gitondo ntangire umushinga utazi utwo tuntu twose, urahomba. Rero ku nyungu harimo inyungu. Mu nyungu zirahari. None se urukwavu rutangira kwima, sibyo, rufite amezi hagati y'5 na 6, sibyo, biterwa n'uko warugaburiye, sibyo. Urukwavu nyuma y'aya mezi 5, 6 iyo rukize kwipfizi, sibyo, rubyara mu kwezi kumwe, kuko urukwavu rubyara hagati y'iminsi 28 na 32. Bivuze iki? Bivuze ko mu mwaka urukwavu rubyara hagati ya 5 na 6, kuko urukwavu rubyaye ku itariki ya 1 z'ukwa mbere, sibyo.
ku itariki ya mbere z'ukwa kabiri ushobora kugongera ukajya kurubanguriza, sibyo? Rugatangira kuba rukonyesha abana rufite amezi. Nyuma y'iminsi 15 ruvuye ku ipfizi ukuramo abana ugatangira kurusigiramo iminsi 15 yindi kugira ngo rwitegure kongera kubyara. Ubwo urumva iyo cycle irimo intervalle y'ukwezi kumwe. Bivuze iki? Bivuze ko ku mwaka urukwavu rushobora kukubyarira 5 cyangwa 6 bitewe n'uko wabikurikiranye. Urukwavu rushobora, izi nkwavu tworoye zibyara hagati y'abana 5 na 12, bitavuze ko hari n'urushobora kubarenza cyangwa rukajya munsi y'abo 5. Tugendera ku cyo bita moyenne, sibyo? None niyo mpamvu tubara tukavuga ati hagati ya 5 na 12, sibyo? Bivuze iki? Bivuze ko tubare iyo uri kubara uri gukora projet ugendera ku gipimo cyo hasi gishoboka. Ufatira ku bana 5, sibyo? Ufate urukwavu rumwe rubyare 5 mu mwaka, ruraguha abana 25, sibyo? Abo ni ku rukwavu rumwe, sibyo? Ngaho tekereza ufite inkwavu 10, tuzaba ufite inkwavu abana wabafuse kuri izo nkwavu 10, abana 250. Rumwe urugurisha ngahe? Ruwango urukwavu inkwavu urebye nubwo mwajya mu isoko bisanzwe, urukwavu kuri ubu rwiza rwo kuribwa hagati y'ibihumbi 5 n'ibihumbi 8. 5 n'ibihumbi 8. Yego. None ni gute wavuga ko umushinga utunguka? Kandi hari icyo twirengagije cyuko yenda za nkwavu zavutse kuri round ya mbere, urundi ruzajya kugeza izindi ya nyina izajya kubyara inshuro ya 3, ya 4, ya 5 nazo zaratangiye kubyara. Urumva iyo mibare rero twirinde kwijyamo cyane yasaza amafaranga ni menshi. Ikintu ndi gushaka kwibaza, nizere ko ufite inkwavu zo koroza abantu, uko ngira icyo nshaka kubwira abantu. Ofete inkwavu zirahari kandi mu gihugu tumaze gufatika, aborozi b'inkwavu barahari. Tufite association y'aborozi b'inkwavu mu Rwanda, irahari yemewe, nk'abandi umwe muri iyo association. Iyi association rero ifite aborozi kandi babikora neza kinyamwuga. Niyo wamamagara aka kanya ushobora kuguhuza n'undi muntu wo mu kandi karere kuko turafashanya, ni win-win. Ukuvuga ngo hari ubwo ushobora guhamagara umuntu uri wacu wo muri association ari Nyagatare uri Huye, atakubwira ati Huye ariko ndamufite mugurira Huye mwikirwa mwivuna, sibyo? Bivuze ko isaha ku isaha waduhamagara wagira ute twaziguha, inkwavu ziba zihari. Nimero yawe ndayishyira kuri iki kiganiro abantu bari gukurikira, ariko ndashaka kubwira Nyaruguru, Gisagara, Nyamagabe, Nyamasheke hehe je nukuvuga ngo nababwiye ko nzababera ijisho rigerayo nkagezaho ikirenge nkareba ibyo ari byo, sinzakore scam. Nukuvuga ngo Kayiranga yatuganirije amaresitora ubona muyahaza cyangwa se oya ntabwo wahaza resitora. Ubu ni ibintu bya tukigaho muri projet dufite mu ntumbero cyangwa muri plan, nuko dukeneye abantu twakorana benshi kugira ngo duhaze amasoko. Bivuga ngo isoko ni rinini. Isoko ni rinini cyane, kugira ngo wemere ko isoko ari rinini uzanyarukire mu isoko ariho hose muri kino gihugu bacuruza inkwavu. Nta muturage usubiza urukwavu mu rugo. Sibyo nababwiye guys, ibyo nibyo bingenza. Murumva ko 2026 tugomba gukorera amafaranga, ariko ntabwo uzayakorera wicaye, ntabwo uzayakorera uri guscrollinga kuri TikTok. Scrolling ibifite umumaro guys, niyo mpamvu nasuye Kayiranga. Ndagira ngo utubwire nimero, kuko hari abantu bakurikira iki kiganiro bazajya bahamagara, tukunze kuzishyira muri commentaire ariko ugasanga harucikana. Dushyire nimero ku buryo abantu bazakureba. Nimero yanjye ni 078 2 4 9 6 6 3 8. Wabwira iki abantu ujye ubona bataragira imyumvire? Impamvu usigaye mpamagarwa igishimishije, hari umuntu wampamagaye mu minsi ishize ntabwo nabikekaga nanjye, ni umujene mba mbona kabisa ari smart nkuko tubivuga muri iki gihe, arambwira ati ibiganiro byawe ndabikunda. Abantu nk'abo bababwira iki bataragira ibitekerezo nk'ibyo ko mu buhinzi n'ubworozi habamo amahirwe? Icyo nababwira nuko batangira guhindura imitekerereze ndetse n'imyumvire. Waba ufite amahirwe yo kubona umurima ukaba watangiraho gake gake, ushobora kwiga ukavuga ati reka njye mu mbuto, reka njye mu mboga, reka njye nshaka ikintu cyinjiza amafaranga vuba. Cyangwa se waba ufite annexe waburiye umukiriya ukavuga ati ariko washyiramo kaje nabonye kwa Kayiranga, sibyo? Kaje kibuti cy'inkwavu, ugahita utangiza
inkwavu ebyiri sibyo byonyine ukabikora ntuze ni nka eshatu cyangwa se exercice kugira ngo urebe ati ibi bintu birakora none ugatangira ukora akarima k'inyama mu rugo iwawe. Wakora akarima k'inyama mu rugo iwawe bwacya wabona bikunze ukavuga ati reka mbyagure. Ni icyo twababwira. Hari abandi bantu ngezeho, urabona mu gihugu hasohoka abanyeshuri, igihugu kiri kwigisha abantu bose kugira ngo bajijuke. Kaminuza zisohora abanyeshuri benshi, hari igihe basohora 10,000, 5,000, 1000 bingana iki, ugasanga umuntu arasohotse ariko ntaramenya ahantu ho kugira gute ko yahita agana, agahita atangira kwandika jeroneri niko twahitaga. Aho hantu ni iki kintu wavugaho ko nacyo kirakenewe nkurikije urwego uriho ukiri umujene? Ubwo ndagira ngo ubwire abandi bajene bagenzi bawe. Yenda tujye tuvugisha ukuri, iyo urangije ishuri bisaba ko byanze bikunze ntabwo urangiza ufite amafaranga y'igishoro. Yego. Emera ntujye kuvuga ati nkeneye akazi ka elegitoronike kuko nize elegitoronike. Yego. Nkeneye akazi ka statistique kuko nize statistique. Sibyo? Yego. Ahubwo icyo wakora ni uko akazi kose wabona gaciriritse ukemera ukagakora, ariko ufite plan. Ufite plan uvuga ati nshobora kugenda nkorora iyo nkoko, nshobora kugenda nkazashora ibi n'ibi. Noneho ugakora ugashaka ayo mafaranga muri ako kazi kabi twita ko ari kabi make. Yego. Kakandi gahemba make utifuzaga ukicaye ku ntebe y'ishuri, niko kagenda kakuzamura kakakugeza ku cyo wowe ushaka kwikorera. Nuko niyo nama nagira abajene bagenzi banjye. Guys, murakoze cyane, murabona ko urugendo rwanjye rufite umumaro, kuko Kayiranga ni ukuvuga ngo wamaze kugera ku rwego ahagararira aborozi muri Huye b'inkwavu atuganiriza. Genda mushima guys, kandi shima umuntu wemera gutanga inyigisho. Ariko izi nyigisho umva ziba ari nke kuko ntago twabona umwanya wo kugira ngo atubwire byose. Niyo mpamvu nimero yayitanze. Wowe ukeneye icyororo, wowe ukeneye inyigisho zindi ziyongereho, wowe ukeneye kugira ngo ube umukire guys, ushobora kuyabona enjeniyeri wo mu mihanda. Si enjeniyeri wo mu mihanda, ni enjeniyeri mu bworozi bw'inkwavu ziwe. Ubona ko nanjye uri kundeba nambaye itaburiye, ni ukuvuga ngo ntabwo ari za gakondo guys. Niyo mpamvu tumwigiraho kugira ngo ibyo dukora bigere ku rundi rwego. Ndabashimiye, ndagushimiye Kayiranga, kuko we uhindura ibitekerezo by'abantu benshi, ariko icyo nizera abantu bazaguhamagara. Nzagaruka numva abo woroje ko biyongereye, kuko Abanyarwanda bakeneye gukirigita ifaranga, kandi mu gihe gito urukwavu rubyarira ukwezi kumwe guys. Nawe ibaze mu kwezi kumwe winjije amafaranga. Nagiye mbereka amafaranga haturuka, ariko uyu munsi mberetse ko ava mu nkwavu, ko urukwavu rubyarira ukwezi kumwe. Mukore subscribe, like na share. Ndasubiramo, afite YouTube channel. Ibyo mutumvise hano mugomba kubirebaho, nayo bayita Huye Rabbit Official. Ndabisubiramo, Huye Rabbit Official, mukajya mureba ibintu byinshi bitandukanye.